ntabwo bari kubyemera kuko bazi ko bakoze ibyaha, hari abakoze ibyaha bya jenoside, hari abakoze ibyaha bifite n'ibyaha na jenoside, kuko hari n'abavutse nyuma ya jenoside batakoze jenoside ariko bakoze ibyaha bifite isano na jenoside. Ntabwo rero bari kubyemera kuza mu Rwanda kuko bazi yuko bashakirwa kandi bakaba baranze kuza mbere z'igihe ngo gacaca zibacire urubanza basaba imbabazi bagatinya inkiko. Rero ibyo bavuga rero ku ruhande rwabo gutinya batinya ibyaha bakoze, ariko ntabwo nk'abanyarwanda n'ubundi bababwira ngo nimwishimire ibyo mwakoze, ahubwo bakwiye kuba bakishimira guhanwa kugira ngo ari abo uko bahemukiye igihugu twumve dutuje ndetse nabo bumve batuje kuko ibyo bakoze bari babiryojwe, noneho basigare bategereza imbabazi ku buyobozi bw'igihugu ko abambere babahawe imbabazi gatatu nabonye bahabwa imbabazi nyuma yaho n'ikindi gihe. Si ubwa mbere babahaye imbabazi abantu bakoze amahano nk'ayo. Ibyo rero kuba bitwara buryo kubera genocide ideology cyangwa n'izindi mbi ni ubundi itagakwiye kuba ikomeza kuko n'ubundi batsinze ko ntawe ugiye se. Ntabwo bifite rero bwagiye butangwa n'abasirikare batandukanye muri FARDC, abo muri FDL ndetse n'abaturage ndetse n'abashakashatsi ba UN bavuga yuko ubutegetsi bwa Kongo bwafashe abasirikare bo muri FDL babashyira muri Wazalendo ndetse banabashyira muri FARDC ndetse na polisi. Bafite ibyangombwa, bafite pasiporo, bafite carte directeur, bafite carte za gisirikare kandi baje banahindura amazina ku buryo batitwa amazina bavuye mu Rwanda bitwa. Twarabibonye ko Kakweri gafatwa na bagenzi biwe nabo baza mu Rwanda baje bambaye imyenda ya FARDC. Ni ikimenyetso cyatwerekaga yuko bava muri Wazalendo cyangwa muri FARDC nk'uko byavugwa. Aha rero ntabwo waza kuvuga ngo MONUSCO yaza gufata abo muri FDL bahe M23 cyangwa muri Wazalendo, kandi byaravuzwe cyane ko MONUSCO nayo ikorana n'iyi mitwe yitwaje intwaro mu byerekeranye no gucukura amabuye y'agaciro byagiye bivugwa. Icyo mbona ni uko abanabira batwara ishobora kubatwara bita abasirikare, ishobora kubatwara bita abasivile bakaba ari bo mu miryango y'aba basirikare n'abapolisi. Icyo mbona gikomeye ni uko irabatwara kubera yuko bamwe bashobora kuba bafite amarangamuntu ndetse bafite n'ikarita za gisirikare za FARDC. Baba batazifite karara nka bamwe mu miryango y'abo basirikare ndetse n'abapolisi kuko urabibona abasirikare ba Kongo benshi babakora. Niba ari umuhetse ufite imyaka 60 kuvuga yuko bimwe n'undi musirikare urimo ufite imyaka 65 nta yindi verification bazaba bakora. Nuko bazaba babyemeranyijweho n'abo bose bari kumwe amazati n'indi ukuzi runaka ataranzi, ntabwo bazirwa bakora indi fact checking kugira ngo babashe kubyemera. Ikigaragara rero bashobora kumutwara n'umusirikare wa FARDC mu gihe yaba afite ikarita gukora indi verification kuri guverekera amakarita ngo barebe cyane ko kugira ngo banabatware amasezerano yabaye hagati ya Minisiteri y'Ingabo ndetse na AFM mu 2023. Uko itangazo twaribonye ribivuga umuhuza ari Seyiseri banatanze liste cyane kuko nabo bakize muri n'icyo gisirikare banatanga liste nabo bari. Ni ikigaragaza ko batwara bitwa abasirikare abasivile nk'amwe mu miryango. Rwose none ubu ngubu ndi kugenda bisobanukirwa neza. Hanyuma rero andi makuru twagiye twumva nuko ngo muri Sadeke kugeza kuri iyi saha tuzi ko ejo hatashye abasirikare bake ariko abenshi cyane bakaba barasigaye hariya mu mujyi wa Goma, ndetse ubwo bivugwa ko hashobora kuba harimo ngo FDLR bagera kuri 20. Uyu n'umubare twumvise ntabwo twakwestima ngo tuvuge ngo ni 25 cyangwa abanaba
ariko ngo M23 hakaba hari abo yamaze gufata bagera mu mubare 8. Amakuru ameze gute bwana Vincent? Biravuga ngo bivuga nyine yego kuko abasirikare bari muri SADC nyine baraje mu tunga RC yego mu gihe cyo gutegura uko bataha kuko bo bari batakiretse abari hagati ya 40 na 60 batashye baherekeje ibikoresho batashye yego bagiye kubasaka kwa kundi bataka rero bafata igikundi bakagicira hamwe avuga ko bashobora kuba bakuyemo abasirikare bagera mu 8 bo muri FDLR ndetse barakuramo n'abandi bagera muri 45 ba FARDC n'aba 15 bo muri Wazalendo ariko byari bisanzwe bizi ko bafite abasirikare bo muri FARDC n'Abazalendo bahungiyemo ahubwo havugwaga umubare ngo w'ibihumbi 3 nimba ntibeshye ibihumbi 3 bivugwa n'aba ni hagati yabo na MONUSCO bamwe muri bo ni ibihumbi 3 MONUSCO bafata 3 ikindi gihe nibabyemeze bakavuga muri family ya 1500 yego ntabwo kuri president kuko na bitangazo muri kasoye yavuze ngo de centaine de personnes bavuze amagana n'ibigeze bavuga umubare yego ntabwo yarasi rero nta mubare uzwinyiriza ntabona abo ngabo rero na kwa kundi bakize ku gikundi hamwe bivugwa yuko bakuye 8 abandi 5 abandi 45 bagiye bari reparti n'ibyo bice bitatu bivugwa yuko bahahunze. Hanyuma se tukibaza wa mugani aba basirikare batandukanye bagiye bafata M23 abasadeke nabo bakaba bagiye gutaha M23 bwo izabyifatamo gute izamenya ari abahe ko twumva ko ari nabo mu minsi yashize batije imyenda bakagirira ngo ni sadeke tukibaza ntiyashobora kuzavamo n'ubundi abayicika ba FDLR cyangwa se FARDC cyangwa se bari Wazalendo bakivanga n'iyi sadeke n'ubwo gutahana n'ubundi byo ntago mpamya ngiye ko byakunda cyangwa se byashoboka ntabwo byakunda kubera yuko ni abasirikare b'Afurika y'Epfo bafite ibyangombwa byabo amakarita baranga cyane amarangamuntu yabo ndetse bakagira na pasiporo yego nubwo bagerageza kuzihimba babafata kubera yuko bagiye kwambuka ku mupaka babona ko ari pasiporo n'iteka bakabafata yego icyo ndacyemera turakyemeranwaho ntabwo rero nabo hariya bafite pasiporo ahubwo bahari n'abavuga yuko bahungije yego bagira abapolisi yenda kuba baza muri MONUSCO kuko MONUSCO yo kubafata ikabajyana icyo yakitwaza kuko mandate yabo ni ukurinda umutekano bakurikije amategeko mpuzamahanga umuguhungiyeho ntabwo ngo yahunze yego kubera mandate yabo ariko mandate y'aba muri DRC yego ntabwo ari iyo gucunga amahoro n'umutekano kwa rukurwa yego icyo rero niba abakongomani cyangwa aba FDLR ni porte que nationalité kuko twagiye twumva ko hari n'abarundi bagiye baza muri FDLR ntabwo twamenya niba M23 yabibemerera ko bagenda nk'uko buryo kubera mbere ntabwo barimo hariya mu buryo bwo gushaka amahoro n'umutekano ngo DRC bafate bahereze MONUSCO yego bari baje kubafasha kurwana icyo uko byagenda kose nta byangombwa bafite n'ubifite nyine tubyo muri FARDC yego uzemera kutanga M23 nyine azayisanga ariko n'uzanga bazamutwara ku mbaraga kuko nta handi azabasigaye yego uko mbibona rero bo muri FDLR bivuga yuko nabo baba bafite uko bizagenda nk'uko twabonye bakora rero bagafata bo bafashe bakabatanga mu Rwanda abo abafite ibyaha bakurikiranwe abadafite ibyaha bakurikiranweho nabo basubizwe mu buzima busanzwe yego ugomba ko rero procedure yakurikizwa cyane cyane ko usomye n'amasezerano bagiranye na DRC ku itariki 18 kwa gatatu niba atari ukwa kabiri niba nibeshemo gake yego ubona yuko harimo kuvuga ko ibintu bitari ibyabo bazabisiga icyo ndacyemera kirimo ibitari ibyabo rero niba ari imbunda n'abantu batari ababo nicyo aforterezo niko twavuga yego koze interpretation aforterezo uhasanga n'abantu batari ababo
bagomba kubasiga nicyo bisobanura rero ko nabo batarababo barabasiga nta kintu nubwo kubatanga byagoranye bigasaba yuko bajya babasaka ariko nta kindi nuko bazasigara M23 akaba ari imenya. Ariko Vincent mu makuru twagiye tukura hakurya bivuga ko mu byatumye ino SADC itinda gutaha harimo discussion hagati ya FDLR ndetse na SADC. FDLR ibwira SADC iti nimushaka uburyo ki natwe mwaducikisha kubera iki rero atababaza lendo na bene gihugu FRDC na bene gihugu abarundi bakiripotinga atariko twebwe ikintu bita kuba twajya mu Rwanda ntago tugishaka. Urumva abantu bangana kuriya baba bafite ideology bigoye kubumvisha rero ati ni reporting mugende muryozwe ibyo mwakoze. Bo rero bati twebwe turi ku butaka bwa Kongo ntabwo twifuza gusubira mu Rwanda ahubwo ni mudushakira inzira ni musohoka natwe mushaka uko mudusohora. None kugeza kuri uyu munsi urumva ko operation M23 ya n'undi yazitangiye. Ntabwo bari kubyemera no kubaza ko bakoze ibyaha bakoze ibyaha bya jenoside abakoze ibyaha bitari ibyaha na jenoside hari n'abakoze nyuma ya jenoside batakoze jenoside ariko bakoze ibyaha bitari isano jenoside. Ntabwo rero bari kubyemera kuza mu Rwanda kuko bazi ko bashakirwa kandi bakaba baranze kuza mbere z'igihe ngo abacaca zibacire urubanza basaba imbabazi bagatinya inkiko. Rero ibyo bavuga rero ku ruhande rwabo gutinya batinya ibyaha bakoze ariko ntabwo nk'abanyarwanda n'ubundi bababwira ngo nimwishimire ibyo mwakoze ahubwo bakwiye kuba bakishimira guhanwa kugira ngo ari abo ko bahemukiye igihugu twumve dutuje ndetse nabo bumve batuje kuko ibyo bakoze bari babiryojwe noneho basigare bategereza imbabazi ku buyobozi bw'igihugu ko abambere babahawe imbabazi gatatu nabonye bahabwa imbabazi nyuma yaho n'ikindi gihe si ubwa mbere babahaye imbabazi abantu bakoze amahano nk'ayo. Ibyo rero kuba bitwara gutyo kubera genocide ideology cyangwa n'izindi mbi yego ni bumvise hagakwiye kuba ikomeza kuko n'ubundi batsinze ko ntawe yagiye se azakomeza abatsinda. Hanyuma se nanone Vincent nk'umusesenguzi rero hari benshi nabonye bafite impungenge bati kuba aba bantu barekurwa ati SADC ikarekurwa ndetse n'aba basirikare bakaba bagiye koherezwa i Kinshasa bati bishobora kubera umutego munini cyane M23 bati kuko bashobora kuba bagiye kuba bafatanya bikorwa na leta ya Kongo bati bakaba bahita bakiriza umuriro M23 bati kuko aba bantu barekuriwe igihe kimwe cyane ko bahanahana n'amakuru. Urabona we bingi bidashobora bamugani kuba imbogamizi kuri M23 SADC iratashye nyuma gato cyane nta minsi nyuzeho hahise hanyuraho bari ya MONUSCO yari ifite nabigiye kubarekura ari byo bavuga rero ko bashobora gukonektana bikaba byabyarira amazi nk'ibisusa bamugani umunyarwanda M23. SADC ntabwo yatashye SADC igiye gutangira gutaha icyatashye n'ibikoresho byabo. Yego abangaba nabo ntabwo bagiye bose bari kugenda mu byiciro ariko urabizi ko arafatanya bikorwa ubwabo. kandi bivuga yuko muri Tanzania hari indi irimo yitegurira media ya SADC ubundi biravuga yuko n'abantu bashobora kugenda bakihuza nabo bakazagarukana nyine bababwira nk'abantu bazute. Yego icyo nawe izo mpungenge z'abantu batangiye kubitekereza gutya nawe uri kumva ko bari mu kuri kubitekereza bagomba kubitekereza kwigiye cyose 23 izarangara umutekano w'ibite bafashe n'abantu baramaze kuba bagenda uzagitaho ingaruka n'abantu ko bazahita bivanga n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse bakanivanga nabo ngo basamidiya ku buryo bagari ibitero mu bice bitandukanye M23. Yego icyo cyo rwose abakunzi bacu ndumva ari ibyo ndumva agiye ariko byari bisobanutse n'ubundi tugeze ku musozo. Nabonye benshi bari kuvuga bati rwose impungenge zirahari M23 ishobora kubizongera kuba yakatakwa bikomeye cyane n'ibi bitero ndetse murabyumva abantu baragiye bari bafite ibyombo bamwe bari muri ibi bice ndetse bakaba bavuganaga nabo muri leta ya Kongo. Murabyumva rero ko impungenge ari byo bari kuvuga bati M23 niramuka idacanye ku maso ikarangara gatoya ibitero noneho kirimbuzi bishobora kuza
kuyizira noneho mu buryo navuga karahabutaka. Rero reka mbabwire ngo murabyumva ko kugeza kuri isa M23 ikomeje gukora isuku, ariko nanone tukibaza ese aba FDLR bandi basigayemo cyangwa se aba FRDC bizagenda biti.